intambara y'amasasu ntabwo uyirwanisha amagambo, nta nubwo uyirwanisha amasengesho, nta nubwo uyirwanisha iki. Erega umurimbuzi w'amahanga yahagurukiye igihugu cyawe kugira ngo akigere umwirare. Ubwo ni Kagame ari kubwira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Igira imisaka ntihabe harukituyemo. Umbwire ko atarafungwa gusa nta kindi. Erega uwo munsi umutima w'umwami uzima. Ngaho nawe nyumvira none izi mbwa ziri guhanura buno buhanuzi bihariye yakwitsa muri ibi. Uretse ko yabinyujije mu marenga ntava ariko oya yabivuze ariko nose reka nkubwire impamvu yabivuze nta marenga arimo. Ahubwo ndimo ndibaza bageze ku rwego batinyuka nyakubahwa Perezida wa Repubulika noneho bageze ubwo rwose berura bakavuga yuko ari intare yahijanje, ko ari intare yahijanje pe abari inyuma y'igihugu bo bavuga yuko yapfuye kubera abanzi b'igihugu dufite umubare wabo babizi neza ko kurwana bakoresheje imbunda n'amasasu batabishobora. Babizi neza ko kurwana bakoresheje kwigomeka igitugu kwishyira hejuru mbese hari ibyo batashobora gufata imbunda byo ntago babishobora. Noneho icyo nagiye kuvuga reka nkivuge na kudeta nayo yantisha yarabananiye nayo ntibashobora. Utero dutero shuma baragerageje barashe gitifu wo muri Nyabimata yanga gupfa babonetse ko hari amatariki yagiye ashyiraho ubu ko yavuze ngo ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi ngo ibyo byago biraba byabaye koko ubu ngubu dufite itariki zingawe umunsi ni 7 na 6 ubu tuvuge ko hasigaye iminsi 14 intambara dufite nta nose n'ibitabo nta bizaba tuhagaze hano tuvuguruza ubuhanuzi bw'ibinyoma kagukomeye. Erega intare yavuye mu kibira cyayo erega intare yahigaga burya yahijanja erega intare yishaje imbeba ziyikinira ku munwa ariko twaje gushaka amavuta izi ni imbaraga zo kumusozi twaje gushaka mu maso hawe twaje gushaka imbaraga z'Imana twaje gushaka Imana naho imvura yagwa twaje gushaka Imana nawe isi yose yaceceka twaje gushaka Mana twagombaga izina rya Yesu nawe isi yose yaceceka tuzakuvuga amahanga yose uyu munsi bimenyekana uri mwiza karowe Mana urakoze arakwizera duhamagaye imbaraga z'ishize haya bodestai sene kotarabi sene watugiriye neza wadukuye mu byaha wakenyuruje abandi uradukenyeza wagize neza waduhaye inkoni z'ubushumba. Yes, amahoro y'Imana Nyagasani abane namwe mwese aho mudutega amatwi muherereye ni muri bwa buryo tugenda tubatumirira abatumirwa batandukanye. Uyu munsi ntabwo turi kumwe n'umutumirwa mushyashya muramuzi muramubona kuri screen zacu. Daniel, amahoro y'Imana Nyagasani abane namwe. Urakoze cyane Diogene. Tumeze neza turi amahoro turashima Imana nubwo yenda turwaye nkuko ubushize nabikubwiye ndarwaye ariko ndi kugenda mbona ko hari icyo Imana itugenda cyangwa bikunda ndaza kumera neza rero ndama. None se mbe Daniel ko hari ikibazo kiri kuvuka cy'ubuhanuzi bukomeye cyane uri kuvuga ku baturage b'u Rwanda bukavuga ku gihugu cy'u Rwanda bukavuga yuko hari urugero hari umugore witwa Solange. Uyu mugore witwa Solange yari yahanuye avuga yuko igihugu cy'u Rwanda ngo kigiye kuzuza abasirikare ku mipaka abantu bakabura aho bahungira. Mukande kanya ejo bundi gato yarongera aragaruka avuga yuko ngo ahubwo ngo abantu bagiye gufunga. None dusanga no gupimanya ikirere kubera yuko rimwe ngo twabuze inzira yo guhunga ubundi ngo duhunge wabivugaho bakagukubita amahiri kuko nk'ubu ngo wisesengura ubuhanuzi ngo kagateye gacuruteye ngo kakagwa iki
urumva rero biba ari ibintu ibyo bintu urabivuga biki urakoze mu by'ukuri n'abadukurikiranye barabizi birashoboka ko mu by'ukuri waba ubayeho mu buryo bw'ubwoba bitewe n'impamvu zitandukanye hari impamvu zitandukanye zishobora gutuma umuntu agira ubwoba akumva ko atizeye umutekano akumva ko yakwikeka intambara ubivuze neza uravuga uti ni ugupimanya n'ibirere ntabwo uyu munsi ari abahanuzi b'Imana nuko tubivuga inshuro nyinshi abantu ntibabyumve ni umwuka w'abadayimoni uri gukorera muri iki kirere cy'u Rwanda ni umwuka w'abadayimoni uri gukorera muri iki kirere cyacu cy'u Rwanda mu nyungu za Satani ubu buhanuzi uri gutambuka mu nyungu za Satani ntabwo ari ubuhanuzi buri gutambuka mu nyungu y'Imana kubera iki Imana ntabwo itsindwa Imana ntabwo ibura uko ibigenza Imana nta terabwoba yabasha gushyira kubo yaremye ngo murapfuye murashize kandi ariyo murengezi ariyo murinzi wabo ahubwo Imana itanga ubujyanama igatanga umurongo akwiriye kwitwaramo umuntu akwiriye kwirindamo noneho no kugira ngo utirara ugasinda amahoro ikakwereka n'ibyari bikugose urugero abasiriya batera abisirayeli ngo babateye inshuro irenze imwe irenze ebyiri ngo ntibabashobore kubera yuko habaga hari amakuru abisirayeli bahawe n'umuhanuzi Elisa akavuga ati mu gitondo abasiriya nibadutera bari buze kunyura aha n'aha kandi bagambiriye gutangira kurasa bageze aha n'aha noneho Elisa agatanga amakuru y'umwanzi wabo agatanga amakuru y'iki y'umwanzi wabo yayatangiraga iki mu Isirayeli yayatangiraga kugira ngo babashe kumenya no gusobanukirwa intambara barimo n'uburyo umwanzi yayiteguye kugira ngo babone uko baza kuyitegura kuko hari intambara z'amagambo hari intambara z'amasasu hari intambara z'ibihuha uri kumva rero buri ntambara irwanishwa intwaro zayo intambara y'amasasu ntabwo yirwanisha amagambo nta nubwo yirwanisha amasengesho nta nubwo yirwanisha iki nyine niba ari intambara y'amasasu ubwo nawe uragura amasasu niba ari imbunda nawe urazishaka kuko ni intambara nyine Elisa yatangaga amakuru y'intambara akavuga n'abanzi icyo bari buze bitwaje abwira abisirayeli ntabwo yaboherezaga gusenga ahubwo yababwiraga ati noneho murebe mu bubiko bw'intwaro zikomeye kuko abasiriya baradutera mu gitondo bakoresheje imbunda ubwoko kandi bavuze ko bari buze guca hanaha bagatangira kurasa bageze hanaha abasiriya bakajya kuhagera abisirayeli bo bahageze kare bakabasubiza inyuma ako kanya ngo bigere ubwo umwami w'Isiriya yikanga ingabo ze aravuga ati ntabwo bishoboka ko Isirayeli buri munsi najya njya kuyitera ngo nsange yamenya amakuru ahubwo muri twe manzo harimo umugambanyi siko birivuga noneho ngo baramusubiza bati ntugire ugirira nabi bishatse kuvuga ko hari abo yarashatse no kugirira nabi abakeka ko batanga amakuru y'intambara yagabye cyangwa yateguye ku Bisirayeli aravuga ati wigira uwugirira nabi winakeka ko muri twebwe harimo umuntu ukugambana ahubwo mu Isirayeli harimo umuntu w'Imana haleluya harimo umuntu ubasha kumenya amakuru y'ibigaragara n'ibitagaragara rero abasha no kuviyora imitekerereze n'ibikorwa byacu uwo niwe utanga amakuru mu Isirayeli bakatwitegura nta nubwo dufite ubushobozi bwo kugira icyo dutwara Isirayeli uwo muhanuzi akirimo
reka none icyo nshaka kuvuga ni iki none umuhanuzi w'uyu munsi ku gihugu cy'u Rwanda ari kuduha amakuru ko turwana dute ahubwo ari kuvuga ngo tugiye guhunga ngo ubundi ngo ntiturenahunga ngo none se nyine turahunga duhungire he icyerekezo niba ari no guhunga reka tubyemere ko koko abyeretswe ahubwo turahungira he ashaka ko duhungira he turahungira i Burundi turahungira Kongo turahungira Tanzania turahungira Uganda ubwo ndavuga ibihugu bitwegereye tuzurizwa indege duhungire mu bihugu by'amahanga ese hari akarere katazageramo intambara ni kari kutwoherezamo ngo duhunge uwo munyakinyo muri gutera abantu urujijo n'ubwoba Imana yamubwiye ngo ntibahunge bahunga iki bahungire he ese ubundi ni nta kimana isigaranye nta kindi gikorwa Imana isigaranye yakora ngo abantu barokoke badahunze ese ubundi ntago ubundi ntuzi yuko Imana yabwiraga Abisiraheli iti yabwiraga Abisiraheli iti nyamuna mukosora ibi n'ibi ari Imana yaravugaga ngo reka mukosora ibi n'ibi kwanza reka manze mwumvishe ubuhanuzi ariko turaza kubakiriraho n'imbere bamanze babwumve reka manze mbashyirireho ubuhanuzi bw'inkozi z'ibibi nawe utega amatwi utega amatwi erega intare yahigaga burya yahijanja erega bazimu erega intare ishaje imbeba ziyikinira ku munwa erega abadayimoni erega umurimbuzi w'amahanga yahagurukiye igihugu cyawe kugira ngo akigere umwirare ubwo ni Kagame ari kubwira perezida wa Repubulika y'u Rwanda igira imisaka ntihabe hari ukiyituyemo abantu bamanze umbwire ko atarafungwa gusa nta kindi erega uwo munsi umutima w'umwami uzima ngaho nawe nyumvira urumva amakuru y'abagome amaze iminsi avuga ngo ngo ni ibibazo ngo birakomeye ngo biteye ubwoba ngo hari ibintu ngo bigoranye cyane ngo hari ibintu ngo bidasanzwe ngo perezida ngo ntabuhari ngo yitabye Imana none izi mbwa ziri guhanura buno buhanuzi intare yakwitsa muri ibi uretse ko yabinyujije mu marenga ntava ariko oya yabivuze ariko nose reka nkubwire impamvu yabivuze nta marenga arimo ntabwo akarusha amarenga ni iki ikirango cya RTPF n'inkotanyi ni iki kingabo z'igihugu ni yavuze ikize yavuze iki niba uvuga ngo yaca amarenga yavuze iki intare ko intare yahigaga yahiye iki ijanja kandi intare ishaje ngo imbeba zikinira ku munwa ngo none ngumva wa mwami w'igihugu cyawe avuze guki ibintu nyine ngumva ngo igihugu cyawe kiragoswe n'ibindi yavuze rero ntabwo yaciye inyerera mu cyangwa ahubwo ndimo ndibaza bageze ku rwego batinyuka nyakubahwa perezida wa Repubulika noneho bageze ubwo rwose berura bakavuga yuko ari intare yahijanja ko ari intare yahijanja pe abari inyuma y'igihugu bo bavuga yuko yapfuye none abari imbere mu gihugu bo babonye batavuga ko yapfuye kandi bamureba barangije baravuze bati ni intare yahiye iki yahijanja bageze ku rwego ubu koko imbeba igeze ku kigero yakinira ku munwa oya ibi bintu tubivugaho tunabisesengure uyu mwana hari abantu nta bantu ubona barimo kumukoresha aba bantu urabona bari kwikoresha aho hantu gira icyo havuga ibi ni ibikenya abantu baba bafite ikibazo gikomeye cy'ubuhanuzi bw'inuze ubu buhanuzi ntabwo aba ari ubuhanuzi buva ku Mana nta nubwo buva no kuri Satani Satani nawe aho ntago ndahasubiza Bibiliya irambwira ngo Satani ni se w'ibibi byose manzi tega amatwi hari n'ibintu tuzajya turabeshyira Satani oya
iyo migambi twagize yitwa mibi. Satani ni wese ni wayo. ukumubeshyera. Satani ni wese w'ibibi byose. mbeba y'inzungu nibagufunga nibagufata ntubeshyere Satani urimo kumubeshyera. Waricaye n'abantu baguhaye amafaranga ntubeshyere Satani. Ariko ubundi reka mbaza rero urashaka ko twikara duhimba imigambi y'abadayimoni. Irayo ni imigambi ya Satani. Irayo ni imigambi ya Satani rwose, kuko urumva kuko impamvu ari imigambi kubera impamvu ari imigambi ya Satani. Nigeze mbona mbeba y'inzungu uriya muhungu yabanje gukina amafilimi. Reka tubanze turebe isoko y'ubuhanuzi aho bwatangiriye ryari. Uriya muhungu ni umusizi, cyo ndacyemera. Ni umuhanzi, sibyo? Icyo ndacyemera. Nibyo avuga ni komedi. Noneho kubera yuko ayikina mu gisubizo muri message bamuhaye, akayikina mu buryo yigaruriraho abantu icyambere barushye abantu bafite ama stress baba bakeneye kureba udufilimi kugira ngo tubaruhure. Niba umuntu agiye guhanurira agakoresha serekei akayizaniwa akayijyamo akinjiramo akicomeka, byanga bikunda nubwo waba utagiye guha agaciro ibyo agiye kuvuga, ahubwo ubushaka kureba uwo musazi watinyutse kwikungurira. Ni uwa mbere mu gihugu cy'u Rwanda ku myaka yanjye mbonye uhanura ari muri sanduku. Ubwo Imana ishobora kuba yaravuze abantu batari mu isanduku ntitwumve, ikaba igiye gukoresha umuzimu. Ikirani cyo kimenyetso cyo bita guterekerera umuzimu. Ni uvuga ngo kwinjira muri sanduku bwari uburyo bwo guterekera. Twebwe dushobora kubwira ngo umuntu ni umwana ariko atari umwana, ahubwo ari gukora ibintu nyine we azi asobanukiwe. Ntabwo ndi kumva umuntu uri wapfuye, kuko umuntu ajya mu isanduku kuko yagize gute yapfuye. None nawe yihinduye umupfu wapfuye. None ubwo buhanuzi bw'umupfu wapfuye ndabutega amatwi kugira ngo bumarire iki? Ubwo yararangije kuducira amarenga ko atakiriho, yarangije kwiyahura. Hoya yahanuraga ko abanyarwanda ahubwo ngo tugiye gupfa tugakuhumuka ari nko mu isanduku. None se ko hari amatariki yagiye ashyiraho, ubu ko yavuze ngo ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi ngo ibyo byago biraba byabaye. Koko ubu ngubu dufite itariki zingawe umunsi ni 7 na 6. Ubu tuvuga ko hasigaye iminsi 14 inambarika dufite nta. None se n'ibitabo bizaba tuhagaze hano tuvuguruza ubuhanuzi bw'ibinyoma. Nta nubwo ari n'ubuhanuzi. Bano bahungu n'aba bakobwa, bano bagabo n'aba bagore barimo bahanura gutya, abwara ubuhanuzi buva ku Mana. Ni bari gukorera amafaranga mu banzi b'igihugu. Wigeze ubona Damange waramubonye ubwo yaje ari kurwanya ubutegetsi avuga ati nimushake muzanyica, akajya ajya hejuru ya etaje agatangira ibiganiro hejuru ya etaje. Mu minsi 3 gusa akaba yabaye monetize YouTube ye, akabatangira gukurikirana ibihumbi n'ibihumbagazi. Aba bahungu bose bari kugenda bavuga nabi igihugu cy'u Rwanda, bakira abana bakiri batoya. Yewe hari umuntu ugeze kumbwira, ntangiye kumwumva, nagize ngo wenda nagahinda nawe afite k'ibyo ari kubona biri gukorwa bitakagombye, ariko ntangiye kubona ko bitari agahinda gusa, ahubwo binashingiye ku kuri. Kubera abanzi b'igihugu dufite umubare wabo, babizi neza ko kurwana bakoresheje imbunda n'amasasu batabishobora. Babizi neza ko kurwana bakoresheje kwigomeka igitugu, kwishyira hejuru, mbese hari ibyo batashobora gufata imbunda, ibyo ntabwo babishobora. Noneho icyo ngiye kuvuga reka nkivuge, na kudeta nayo yantisha yarabananiye, nayo ntibashobora. Utera udutero shuma baragerageje, barashe gitifu wo muri Nyabimata yanga gupfa. Oya baragerageje rwose, nabwo ntibabishobora. Noneho rero
bahisemo gukoresha virusi urumva y'ubwonko yo mu bwonko kuko umuntu wamaze kwakira ubuhanuzi akabwemera yuko arapfa ntabwo arakora ibikorwa birambye uranyumvise kubwirwa yuko ejo utazagezayo bivuze ngo uratangira kuraga imburagihe noneho niba n'ubuhanuzi buvuze yuko intare yahigaga yahiye ijanja abantu turahita dutangira kubona nyakubahwa perezida wa repubulika nk'utagishoboye koko niba aca hirya bakavuga ko koko yapfuye duhita tuvuga ati wa mugani koko wasanga tuyobowe n'umuzimu nk'uko babitubwiye ni ukuvuga ngo ni ibitero shuma noneho bya virusi yo kwangiza ibitekerezo by'abantu n'ubwonko ariko bishingiye kubanga igihugu ni ukuri pe ndi imbere y'Imana ntabwo Imana yatanga ubuhanuzi nk'ubu se ubuhanuzi se butarimo n'insinzi bubaho butarimo icyo umuntu akwiriye gukora ntabwo bubaho ntabwo bushoboka ahubwo politiki ikorwa mu buryo bwinshi uyu munsi bafunga insengero twese twarasakuzaga twavuga tuti kubera iki bafunze insengero ariko tumaze gusobanukirwa ho gato impamvu zo gufunga insengero ko atari uko zitujuje ibisabwa nk'uko byavuzwe mu matangazo urumva ahubwo ko hari n'abantu bari kwinjirira mu iyobokamana kubera ko ari abavuga rikijyana bakavuga n'ibitakagombye kuvuga inkunga aho kugira ngo imbaraga z'abaturage aho kugira ngo zinyure mu bikorwa remezo ibikorwa bibyarira abaturage akamaro bikanyura mu bikorwa bizagira uruhare ku muntu umwe cyangwa babiri kubera ko bashinze iyo association kubera ibyo u Rwanda ubuyobozi bwacu bureberera abaturage bubona mu by'ukuri ni iyihe nyungu iri ku mukristo iri ku muyoboke mu idini rye ahubwo ko ibikorwa bye birangirira mu idini kandi bitazamugarukira irareba ese ni ivuriro umwana azivurizamo ni ishuri umwana azigamo bimeze biti kugera naho noneho bicazwa n'ahatujuje ubuziranenge aho imvura iragwa ikabanyagira hari insengero ziva rimwe bita gutura kuva imvura yagwa none se niba urusengero rutanagira n'ubushobozi bwo gushyiraho umurindankuba rufite abakristo 1000 urumva ibyo basabaga mu by'ukuri byari ibintu byoroshye kuba abantu baragombaga kubyuzuza bakongera bagakomorera ariko ubu ubuhanuzi buba ugiye gutambutsa cyangwa isengesho gutegura amasengesho ugatumira kamera ugasenga ukanuye uvuga kugira ngo abantu bakubone kuri gusenga haryo bwumvisha ni bya bindi perezida w'u Burundi Ndayishimiye yikorera ibirayi ukigaragura mu mazi nk'uko mu mwobo mu bihonomanga ayidata batwese urumva ko ibintu byamaze gufata indi ntera byari ivangavanze urumva aba bahanuzi ndagira ngo manze nkubwire bafite inyungu mu bintu raga Daniel wawe uri mu mandazi ntabwo uza ikipe ziri gukina n'izindi uremeza yuko uyu muntu we nabo bari guhanurira perezida mbo hari umuntu uyu mwanya udafite umwanya wo kujya gusenga yabonye uwo muntu kandi yashyira kuri Instagram biri yeye biri impande zose umuntu babonye arimo gusenga gutyo ahita yohereza ituro ngo bansengere ngo utakijya gusenga naho bano rero bahanura ko perezida ngo ari intare ngo hajya ngo ugize ni ukubeshya abo ngo yahigaga yahija kandi ngo zatangiye kumukinira ndatabaza inzego z'igihugu aba bantu bundi mu by'ukuri
perezida wa repubulika. aba bantu mu by'ukuri bibwira ubundi hari umuntu wanditse ngo ariko ngo ribu ngo menye nayo ngo yaragiye muri konji ribu ntabwo yaba iri muri konji inari muri konji. Ejo bundi hari umuntu wampaye link ya kiriya kiganiro baramubwira nti nibura inshuti y'uyu muntu umugira inama baramufunga. Hari akazi ubundi igihe utaha bano bantu babahaye akazi kabi bano bantu ngo mwita abantu b'Imana muhanure muhanure ibyago. Reka twe Diogene mu by'ukuri ibyago reka tubyemere, intambara reka tubyemere. Ni ikihe abanyarwanda bari kubwirwa gukora ngo ni uguhunga? Barahungira he ngo igihugu cyose kiragoswe? None niba kigoswe hakorwa iki? Iyo Mana yashoboye kubona abagota ntishobore kurinda abagoswe? Iyo Mana ituzaniye amakuru yo kutubwira ko ituretse ngo dupfe kubera iki? Ntabwo ari Imana yo mu ijuru dukora. Nakubwiye ngo intambara y'amagambo irangirira mu magambo, intambara y'amasasu ikarangirira mu masasu, intambara ya kudeta ikarangirira muri kudeta. None ngewe ndimo ndakubaza abanyarwanda ubu ngubu ndakumva kandi nteze amatwi yombi. Nitwebwe ikibuga cy'umupira cyo gukinira. Reka nkubwire ikintu wenda nakwisegura mu kukivuga. Nta munsi n'umwe tuzaba mu isi twishimye. Ntabwo ari ukuvuga ngo abatishimye n'abanyarwanda gusa, nta no kuvuga ngo abatishimye nibahanure ibyago kuko batishimye. Ndabihamya ku mpamvu zanjye bwite nshobora gusangira n'abandi bantu. Birashoboka ko abanyarwanda tutishimye, birashoboka ko abanyarwanda twishimye, birashoboka ko abanyarwanda twabaho tutishimye cyangwa se twabaho twishimye. Ariko uyu munsi ubu nta ntambara iriho, nta n'irihe ku itariki 20. Icyakoze nk'uko mbikubwiye, impamvu yatuma umuntu abaho atishimye zo ni nyinshi. Ni nayo mpamvu duhora tuvugururirwa amategeko umunsi ku wundi. Ni nayo mpamvu habaho deparitoma mu nzego z'ubutegetsi kugira ngo zikomeze kwita ku bibazo abaturage bafite rwose. Iyo bavuga bati abanyarwanda umubare uyu n'uyu bashingiye ku byegeranyo byagiye bikorwa bariho mu buryo batishimye, kuko hari impamvu abantu baba batishimye batanga bagaragaza. Ariko kuvuga ngo abantu bariho bari kuzingutura ntabwo nemeranya nabo. Icyo nicyo ariko mu by'ukuri njye nkabibonamo ikindi kibazo. Aya mafaranga bari kurya y'abadiyasipora batumvikana n'ubutegetsi, urabona atazabahagama? Ahubwo se yabahagamye gake. Erega igihe cyose watinyutse so. Hari umupasitoro njya nkunda gukurikirana bita Pastor Claude, yaravuze ngo uzakine n'ishyiga rya nyoko. Niba ariko sinzi ko najya kunda gucombuga n'inshuro nyinshi. Iyo yarakaye ubundi akunda kubivuga biragoye ko yaragize ikiganiro atabivuga. Atujya ukina n'ishyiga rya nyoko ngo nimbyira nyine ubwo se sibyo ngo ariko ntuzibeshye gukina n'ubwambure bwa so. Aba yabaye ikivume. Uranyumva? Aba yabaye ikivume ntacyo abagitinya kuko yatinyutse se. Nigeze kubona umubyeyi uvuma umwana aramunanira, aramugerageza cyane, umusaza azabiranwa n'uburakari, mbona agiye ku ityazo. Ityazo urarizi cyangwa uracyari mutoya? Urakoze cyane. Aragenda afata igitsina cye arambika ku ityazo. Njye narabyiboneye n'amaso. Aravuga ati ntitaye ko ari njyewe wakubyaye, intimba n'agahinda unteye sinkuvumye ngo upfe ahubwo uzarindagiye. Ahita ashyira ku ityazo ati nk'uko icyuma gityarizwa kuri
kuri rityazo kikagira ubugi kitari kibufite nkuko nanjye niko ntyaje nicuza icyakubya ndakohereje wangare uyu munsi umuhungu yarize afite amarisansi ariko nibwa y'agasozi kubera ko se yamuvuye saba abantu igihugu n'ikibavuma ariko se reka nkubaze barangije kubibivume reka manze nanjye nkubaze ubundi iyo ntambara izaba bariye bo buriya ntabwo bazapfa kubera ko Imana iri kubanyuramo ibyamanje wazanye Bibiliya akajya avuga ngo ngiyi intwaro yanjye ngo ari heye se Bibiliya itamurinze hakaba abantu nta masomo bagenda babona ngewe barashaka kunyicira n'amashusho ahubwo bari abantu bahanura n'abicaye nigeze gutambutsa message y'Imana y'amahoro ku Rwanda bantu barampamagara barambaza bati mu by'ukuri nta marangamutima ntabwo ari leta yakubwiye ngo uvuge ibyo noneho haboneka umuntu arambwira ati ushobora kwemera kwivuguruza niba ari n'uduhenda abana baguhaye urumva mwana ati niba ari n'uduhenda abana baguhaye leta yaguhaye kugira ngo uyivuge neza ntabwo leta y'u Rwanda ariyo kuvugwa neza kuko leta ibyo umuntu yarabinyibwiriye ngewe ibyo mbwira nabisubiramo hanavuga nti n'uyu wabimbwiye uretse ko wenda ntabanzi ahatuye urumva ariko arambwira ati mu by'ukuri utwo duhenda abana baguhaye ko n'ubundi turatuma badakomeza kuguhonyora no guhonyora abana bawe wakwemera ukagarura biriya bitangazamakuru wavugiye hiriya nkuru urumva njyewe ukambwira icyo ngufasha ukivuguruza ndabubwira nti rero niyo mpamvu gaceceke navuga byinshi hari abantu bari guhanura badahanura kuko Imana ivuze n'ubu uyu munsi nanjye ndakumbwiye ngo hari abambwiye ngo nimvuguruze ibyo navuze kubera ko byari byiza kandi bashaka kumvira yego barashaka ko tuvuga ibibi ntabyo rero tuzavuga wenda twaba bake bahanura amahoro ariko kandi erega nongera mbwira n'aba bantu uramutse ngewe ubwanjye neretswe nkerekwa ibyago kwa Daniel kubimubwira si igisubizo ahubwo igisubizo ni ukubisengera nkamenya intsinzi yayo yego ukabona kuza kubimbwira kambwira utiro Daniel nabonye umwana arwara uranyuma none se ntuza barokotse inzara bate hari umuhanuzi umwe w'amafuti witwa Yesaya yigeze gukora ishyano arirukanka ajya kwa Hezekiya ati urapfuye kiragaragara Hezekiya aravuga ati se nta ntsinzi hari undi ati nutera urapfa kiragaragara umugabo aravuga ati umuhanuzi ntamvire mu urumva ngo yerekera ivure yakoze ibintu bibiri kurira kwerekera ivure no gusenga ubundi ngo umuhanuzi ngo akirinzi iramubwira ati subirayo genda uvuguruza ibyo wavuze kuko wabivuze utatekereje mu Roho Mutagatifu mbese hari n'ukuntu umuntu yumva amakuru mu kirere bitewe n'ibyo wumva ko ushaka ko Daniel yapfa wanyura hano bamuvuga nabi ko tuvuga uti byanga bikunda arapfa sibyo ni ibingibi abo bahanuzi barimo ese ko nta mashuri mufite muzaba namwe ba perezida cyangwa murashaka ko ahubwo ikindi kintu nshaka kubwira abantu bano bahanuzi uzabacunge bafite ama YouTube amacama banyuza ubuhanuzi bwabo buri munsi baba bafite icyo bita ubuhanuzi buri munsi bazana ubuhanuzi iyo Mana byarayinaniye kubukusaniriza hamwe rwose bananiwe Imana yananiwe kubikusanyiriza hamwe ngo bimuhere rimwe wenda avuga umunsi wose ariko message yitambutse ku buryo ushobora kumara ukwezi buri munsi uzana umuhanuzi bushyashya mu by'ukuri atari inyandiko wanditse ubwo buhanuzi koko ariko tugirwe n'ubwenge bafite channel zabo banyuzaho ubuhanuzi nta kindi kiganiro uretse ubuhanuzi bunyuraho bwa buri munsi kandi bushya ugasanga ku munsi anyujijeho nk'ubuhanuzi bubiri neje agashyiraho ubundi mu by'ukuri koko bwa mbere yaramanze ashishura n'izina rya Cana tuziza buri
aramanza aravuga ati ni zaburi y'urwibutso arangije n'ubuhanuzi n'abati ariko ja abantu ni abahanga rwose urumva ntacyo mpfa nabo none se nicyo tuzanapfana kirenza agakiza k'amaraso ya Yesu noneho ngo tariki 7 z'ukwa karindwi ubuhanuzi bukomeye kuri Vestine urumva none Vestine yakoze ubukwe wibuke ushize hari message Imana yampaye kuri Vestine reka nkubwire reka dusura umva none ariko iyi mpanda n'umuntu witwa Element njye ni ukuvuga ngo impanda y'umuntu witwa Element ni ukuvuga njye ko gahunda zanjye zimeze ngewe nzasesengura ariko sinzabeshya ngo ndi guhamya Element Imana mu gutuma yagutumye kubahinzi Imana nyagasani Daniel kugirire neza naho ubundi baraduhanurira gupfa no gukenyuka akira ibyawe mfungira Imana ikugirire neza Jean Daniel